n'ubu yaba ari wowe yaba ari abandi n'abaneze amatwi bose nshaka kujya mu rusengero, nshaka gusenga. None Diane, ese ni nongeye kubasuhuza nshuti zagira icyizere TV. Ese muraho mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza rero aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Kandi nawe bitagenze neza ihangane, murambabwira nti dufite Imana kandi itubereye maso. Imana yacu ni umubyeyi, murabizi umubyeyi ahora afasha iry'iburyo ku bw'abana be. So rero nkuko mubimenyereye, iyi nigira icyizere nkuko nabibabwiye, nge muranzi muramenyereye. Uyu munsi rero nkaba naje, dufite umutumirwa, reka atwibwire, tumutize amatwi, tumuhe amahirwe atwibwire. Muraho? muraho neza. Amakuru? Neza. Mumeze mute? Tumeze neza. Mumeze neza? Bakwita nde? Amakuru yawe? Manza Simbi Diane. Ufite amazina meza. Neza. Amakuru yanjye meza mu buzima busanzwe, ariko hari ibintu nyine tugenda tunyuramo, ariko Imana yonyine niyo mugenga. Diana ni muntu ki? Ni muntu ki bundi mu busanzwe Diane? Diane ndi umumama, ndi umumama, narabyaye mfite imyaka 15. Mana yanjye. Mbyara umwana w'umukobwa bita imfura ya twembi. Nge nabonaga uri umukobwa mutoya, ntabwo nari nzi ko uri umumama. Kumva uri umumama, wibitseho umwana wawe? Mfite umwana w'imyaka 9. Imyaka 9? Ntabwo wabimenya disi. Yego. Ariko nyine namubyaye mfite imyaka 15. Mama twari tuye Kicukiro, ni ahantu nakoreraga. Umumama angirira neza, aranyakira, turaganira, nanjye mubwiza ukuri, aranyakira. Ni nabyariye mu rugo iwe Kicukiro, tuza kwimuka tuza Ikabuga. Ubundi tumaranye, ubu ngubu twari tumaranye imyaka 14. Diane, none se kuki wagiye kubyarira ku wundi muntu? Nta babyeyi ugira? Ababyeyi banjye barahari, baba mu karere ka Karongi. Kubera icyo utasanze ababyeyi bawe? Numvaga mfite isoni. Reka tugaruke inyuma gato nanone. Ese kuki wagiye kubyarira ahandi? Uwari waguteye inda kuki atagufashe ngo agufashe mubane mubyare? Byagenze gute? Umupapa wambyaje yari afite abana 2. Yari n'umugabo? Yari umugabo ufite umugore, ariko akabimisha. Ariko nyuma nwite akajya ambwira ngo uzambabare, uzambikira ibanga. Ariko nanjye naramukundaga. Muri iyo myaka 15, kuko n'ibintu yankoreraga naramukundaga cyane. Yamaga utuntu nyine, nawe urabyumva, akamutuntu, akamutwenda. Ariko mu gutwita kwanjye arambwira ngo sinzabwire nyine mami, uwo mami ko baneye, nyine ari we waneye inda, mubikira ibanga. Ariko mubikira ibanga akajya amfasha, akantu nshaka kose akakangurira, kugeza na n'ubu nubwo umwana afite imyaka 9 aramfasha. Yakomeje kwita ku mwana we na nyuma y'uko ubyaye? Yego, na mushiki we aramfasha. Ni amahirwe wagize mu by'ukuri. None se muryamana icyo gihe wari umwana ufite imyaka 15 ugereranyije n'umugabo wubatse, wari ubizi neza ko uwo mugabo yubatse afite umuryango? Ntabwo nari mbizi. Byagenze gute? Ubundi yaratwaraga yatwaraga iki? Yatwaraga imodoka. Ariko mu buzima bwanjye numvaga natwara imodoka. Nakundaga kujya mu modoka yiwe, nkumva ko
nayitwara nkakiniramo nkumva ko nkafata nozavura yego nkumva ko nyitwaye nyuma nyine byaje kurangira arimo nimugoroba nangira yo bana birangira aguteye inda okay nuko nguko byagenze nukuvuga ngo yaguteye inda nta na rimwe nta sezerano mwari mufitanye ryo gukundana ntacyo yigeze kwizeza nta na kimwe nsubiye inyuma gatoya ngiye nabyirutse meze nk'umusiporutifu nabyirutse meze mu buzima bwanjye numvaga ku ishuri niga mu wa kabiri pirimeri nibwo natangiye kwiruka nkajya niruka hari ibintu bita urukiramende ngasimbuka urukiramende hari ibintu bita gutera ikinyuma nkatera ikinyuma mbese nameraga nk'umuntu ku kigo ari nge nka gutya bavuga ngo duwaye nabyirutse rero mvuga ngo mbese nzagera kure cyane nabyumvishagamo ubundi nari nteye nk'abahungu gusa ikintu yankundiraga yanyitaga akaboyi uwo mupapa kunyita akaboyi rero nkumva mbese aranyubashye kuko ibyo nakoraga byose byari bimeze nk'iby'abahungu ibyo ngibyo rero ni ukuvuga ntago uwo mupapa mwigeze mukundana nta na rimwe mwigeze mukundana ngo abe yakubwira ati ndagukunda tuzabana n'iki n'iki ibyo ntabwo yigeze abimbwira gusa yanguriraga amaji nawe urabyumva mu myaka 15 abakobwa ibintu babasukisha nicyo kintu mu modoka arambwira ati kaboyi genda mu modoka ureba amasambusa yakuguriye yagushyiriyemo aha Diana icyo gihe wakoraga iki icyo gihe ubundi njyewe nabaga kwa marume ahantu bita Kimihurura mu Myembe niho nabaga mu kuhaba Kamarume nitumirane neza Kamarume mbese akanoteza muri famiye akanoteza rimwe nza kubacika mu kubacika nahuye n'uwo mumama wandeze ni nkaho ari we wandeze ari mu modoka yarava arahagarara turaganira mu kuganira nanjye ndamuganiriza nibwo yahise njyana iwe akujyana iwe Kicukiro yego none se Diane kubera iki ubundi wari waravuye iwanyu mu cyaro umwana w'imyaka 15 aba ari mutoya kubera iki ubundi wari waravuye iwanyu mu ntara ukaza kuba kwa nyokorome i Kigali naramukundaga ukundaga marume wanjye naramukundaga cyane kuko byageze aho umusaza wanjye ubundi niwe wanzanye kuko nahoraga muririmba ambwira ati reka njye kukwereka aho aba ariko umusaza wanjye yanzanye ntabwo yabanje kunyereka marume nabanje kuba iwe nk'iminsi 3 iminsi 3 arambwira ngo andangira akazi ko mu rugo ndamubwira ati wapi nshaka marume haza umumama Kimicanga arambwira ati wamaye wa mwana akajya nsigaranira umwana namaze iminsi 3 mu kuhamara iminsi 3 nibwo sinasinziraga ariko numvaga ko nshaka marume nuko nguko umusaza wanjye nabwo ncika uwo mumama nza kureba umusaza wanjye ahita njyana kwa marume nuko nguko nabaye kwa marume okay none se Diane uwo mama yakubereye imfura n'ukuri umumama wabyariye iwe ntago ari ikintu cyoroshye kuba umuntu yagufata akakwitaho unatwite kugeza ubwo ubyara ukageza ubwo umwana akura akagira imyaka 9 ntekereza ko nawe wamubereye inyangamugayo kuba waragumanye nawe muri iyo myaka yose 9 none se nyuma birumvikana rwari urugendo rutoroshye none ubu ngubu urimo urapanga iki umwana yarakuze afite papa waramufasha nyirasenge aramufasha wowe urimo urapangira iki ubuzima bwawe ese ubundi kano kanyubayeho ute utunzwe n'iki n'uwo mumama ukigutunze bimeze bite
okay. Mbere na mbere nshimiye uriya mama wangiriye neza. Gusa byararangiye nyine, urabizi urubyiruko ukuntu duteye, uba wumva utaguma mu rugo mu kujya guhiga. We gusa arambwiraga ati guma mu rugo tuzaguha icyo ushaka, ariko byarananiye. Byarananiye. Ariko ndamushimira cyane, n'ubu ngubu njya kumusura, atuye hariya kuri FPR. Ntabwo mukiri kumwe kano kanya? Ntabwo tukiri kumwe kano kanya nyine, mu buzima busanzwe nyine mba ndi guhiga, ariko amafaranga yarabuze. Ariko ikintu nsaba akano kanya kujya mu rusengero. Ushaka gusenga? Nshaka gusenga. Nukuri ni byiza cyane, Imana ibiguhe, igufate rwose kujyane, ikugira umuntu wayo. None se Diane, mbere y'ibyo ngibyo uvuze ko mama yakwitayeho akakubwira ati guma mu rugo nzaguha icyo ushaka, ariko bikanga? Byaranze. Ese warikontorora usanga niki gituma ugenda ukava mu rugo mu by'ukuri ukagenda? Kudasenga pe. Icyo kintu ni kontroyeho na n'ubu, yaba ari wowe yaba ari abandi n'abaneze amatwi bose, nshaka kujya mu rusengero. Nshaka gusenga. None Diane, ese ni iyihe mpamvu nyamukuru ituma ushaka kumva ko wajya gusenga? Impamvu ngiye kuyikubwira. Ejo bundi kuwa gatandatu umwana wanjye yahawe ukarisitiya ya mbere. Nagiye mu rugo, umwana wanjye twaricaranye mu cyumba, yambwiye amagambo abiri. Yambwiye ati mama, ko ngiye kuba umuhereza wigize uba umuhereza? Ndamubwira ati ntabwo nigize mbaho. Ikindi arambwira ati mama, mbabarira uzajya ujya gusenga. Icyo kintu yambwiye. Mwana wanjye yiga mu wa 4, mu wa 5, aba uwa mbere cyangwa uwa 2, kuko akunda kurwaragurika, ariko iyo atarwaraguritse aba uwa mbere, ariko ubu ngubu yari yabaye uwa 2. Nicyo kintu rero umwana wanjye yambwiye, kandi ndumva nshaka kujya gusenga. Nibyo ni icyemezo cyiza, ntekereza ko ari n'ubutwari. Ese Diane, nyuma y'uko ubyaye uwo mwana nta na rimwe waba warigeze ujya gusenga? Ubu nibwo bwa mbere waba ushatse waba wumva ko ushaka kujya kwiha Imana? Si pe, ntabwo mperuka mu rusengero. Na mama uwo nguwo wandeze ajya ambwira ati wajya ujya gusenga, ariko ibyo byaranze. Ariko ubu ngubu nicyo gihe. Diane, ndagira ngo ubwire abaduteze amatwi kano kanya duhuye nge nawe, ese ukora akazi bwoko ki kano kanya? Diane ni umukobwa ese yarabayeho ubuhe buzima mbere y'uko yifuza kuba yajya mu rusengero ngo ajye gusenga Imana? Nakoraga mu kabari. Ese akazi ko mu kabari ugakoze imyaka ingahe? 12. Umaze imyaka 12 ukora akazi ko mu kabari? Diane, iyo myaka ni myinshi cyane ukora ku kazi, umenya waragakundaga? Naragakundaga cyane pe. Nkumva ko umuntu aje akangurira burushete, ubwo niyo si yanjye. Umuntu aje akangurira inzoga, niyo si yanjye, ariko nasanze ko atari yo si yanjye. Wasanze nta herezo ryabyo? Nta herezo ryabyo. Wasanga ari nayo mpamvu yatumaga uticara mu rugo mutuze? Ese mbere muri iyo myaka 12 wari kuba yaza akakubwira nk'umusore ati nagukunze reka mushyire mu rugo tubane, wari kubyemera? Barabimbwiye benshi, ariko nta rukundo nabaha, kubera ko mu kabari urabizi hinjiramo abantu benshi. Numvaga umubwiye wese ati ndagukunda, numvaga twajya aho ngaho. Nta rukundo ngewe nigeze ngira. Nta rukundo wigeze ugira? Buri mugabo wese wazaga ayaragiraga? Yinjira akavuga ati
bite Diane ni byiza numva ko nyine abo tuzahorana ariko nasanze atari yo si yanjye. wasanze naherezo. Okay. Diane rero nagira ngo niba bishoboka udusangize ubundi ubuzima bwo mu kabari ni ubuzima buhe? Benshi cyane numva bavuga ngo ni ubuzima bwiza, ni ubuzima bw'agatwiko, ngo ni ubuzima buryoshye. Ese ubundi mu kabari haberamo ibiki? N'ibiki bikorerwamo mu by'ukuri? Mu kabari rero uko ubundi mu kabari ni nk'uko kuvuga ngo uri ku ishuri muri interine, ubundi akabari ni nka interine. Iyo ugahaze rero ni nk'uko kuvuga urangije amashuri ugiye hehe mu rugo, yenda bwongeye mu rugo, nuva mu rugo nugera mu rugo uzashaka akazi, urumva. Ariko mu kabari nta cyiza cyaho. Ese nyine hari ibintu byinshi bishobora kuba bibera mu kabari abari hanze batazi, cyane ko bahise ngo ni aho bibera. Ese ni haberayo ibiki ubundi? Ni ikihe? Okay, duhere ku bibi byaho. Ni ibihe bibi byo mu kabari? Ikibi cyo mu kabari rero nk'ubu ngubu pe nkora mu kabari, umuntu araje arambwira ati bite, akaguha urukundo pe, kandi hari icyo agushakaho, hari icyo agushakaho pe, akaguha urukundo pe. Ashobora no kukwemerera Nyabugogo yose akubeshya ko ari iyiwe, cyangwa akakwemerera mu mujyi wose akubwira ko ari ahiwe, ukemera agakora icyo ashaka agenda. Ikindi kibi cyo mu kabari, ni nko umuntu araza, ubundi ntabwo wakora mu kabari utanywa inzoga. Ntabwo wakora mu kabari utanywa inzoga. Umuntu araza akakugurira, nimba ari Heineken, nimba ari Amstel, ukayinywa uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Ni uko nguko rero, yenda nk'umuntu akaguha tipu, iyo tipu nayo ugasanga urayinywereye. Wa umuntu yenda niyo ataje, ubundi akabari karararura. Nta cyiza cy'akabari. Yego. Okay, ibyo byari ibibi. Ese ibyiza byo ni ibihe? Ibyiza byo mu kabari, icyiza cyo mu kabari nanone nyine, ubundi hari abantu bagira imitima. Twese turi abantu, ariko tugira imitima itandukanye. Hari uba ushishikaye ku kazi kamuzanye, hari n'uba uri mu irari. Ntabwo ari ukuvuga ngo akabari yenda ngo ndagasebeje, kuko utubari n'abamama bakoramo bafite n'ingo, ariko natwe tw'urubyiruko nyine duhuramo ibintu byinshi. Ese ibyo muhuriramo nabyo ni ibiki? Ubusambanyi, ubusinzi. Ubusambanyi se buza bute? Ko nzi ko mu kabari hacuruzwamo inzoga, ubusambanyi bwo buzamo bute? Kandi ubusambanyi hari igihe umuntu aza, dusubiye inyuma gato, yakora ibyo ngibyo ngo mwemereye iki, urumva, akanakubeshya ati nyine biriya byamwemereye Nyabugogo yose, urumva, nawe ukajya mu rukundo pe, akakubwira ati tujya aha n'aha, mukagenda. Ariko ntabwo imitima nyine y'abantu ntabwo ibuhuye, mukagenda mukaryamana. Ariko Diane, buretse gato, hari ibintu numvishe ngo kano kabari kanyu ukoramo kagira amarogi. Yego, kagira amarogi. Hari ibintu rero numvishe ngo abagabo benshi cyane ngo basigaye bibera mu marogi. Ese ibyo bintu ni ukuri? Ngo bagasiga abagore babo mu nzu bakaza hehe mu marogi? Ntabwo nabishinza abagabo bose, ariko hari ababikora. Sinabishinza abagabo bose pe, ariko hari ababikora.
hari abazijyamo ukabona yenda azanye nk'umukobwa bakagenda bakaryama bagasubira bakanywa bagataha gutyo. Ariko sinabishinza abagabo bose. Abenshi se ni abasore cyangwa abagabo bubatse? Abo mukunda kwakira hano mu marogi yanyu ni abagabo bubatse cyangwa ni abasore? Abenshi ni abasore pe. Abagabo bubatse ntabo? Kereka yenda hari nk'abagabo baza bananiwe bakatwaka rogi bakaryama, umugabo nyine yananiwe akaryama yenda ari nka yenda ni ukuvuga ngo yenda ejo azakorera ahantu akaza akaka rogi akaruhukiramo. None se ntago yaryama mu rugo rwe ngo aze kuzinduka afate taransiporo ya mbere ajye ku kazi atagiye kurara muri rogi? Oya, ibyo ngibyo hari igihe yaba aturutse mu ntara cyangwa se aturutse nk'ahandi hantu kurenda, ni ukuvuga ngo aturutse Nyabugogo azakorera ejo bundi Kabuga, agomba kuza akaruhukira hano. Ibyo birumvikanye. Ngayo nguko rero njya numva bavuga ngo mu kabari ngo habamo udutwiko twinshi. Utwo dutwiko rero najyaga nibaza ese batwika bate, ni ibiki biberayo? Nyine niyo matsiko nari mfite nza kuba nagira ngo tuganire. Ariko nijejwe cyane nuko imyaka 12 yose umaze uri mu kabari, uri mu mafuti, uri mu bibyo Imana yanga. Nejejwe no kumva inkuru nziza utubwira yuko ugiye kubivamo. Ese nyuma y'ibyo byose urumva ntabwo uzajya mu rusengero ngo wongere ugaruke mu kabari? Urateganya kuzakora iki? Uzakora tuzabaho ubuhe buzima? Ikintu cya mbere ni ugusenga, yenda nyuma yaho nabona umukunzi tukabana, ariko ntaramubona ikintu nyine nakora kereka mfite nk'ubushobozi, ariko ubu ngubu ntabwo mfite. None se iyo myaka yose wakoze ntago wasevingaga? Ese ko numva ngo mu kabari nyine habayamo amatipu, habamo abo bagabo baza bakabakunda bakabaha amafaranga, ayo yose baguhaga wayamajije iki? Nayishyuraga umwana. Kandi watubwiye ko papa w'umwana yamufashaga? Nawe ariko nanjye ariko nashyiragaho akanjye. Nashyiragaho akanjye. Kandi nabwo ntabwo navuga ngo umwana ndamurekeye aho ngaho isi aramwishyurira, ngomba yenda kumugurira nk'agasambu cyangwa nkamugurira nk'agatungo. Kuko ubundi twese tubara bukeye. Diane, none se kuvuza ibintu by'umukunzi, abagabo bose binjira mu kabari ko ari benshi, nta n'umwe wari ufite mukundana by'umwihariko? Byibuze ngo nubwo ugiye gusenga muzakomezanye? Arahari. Imana ishimwe. Reka nizere ko urukundo rwanyu Imana izaruha umugisha rukagera kure. Diane rero urakoze. Sinzi nimba hari ikindi watubwira, wagira inama ki urubyiruko nkawe rwumva ko kwicara mu rugo atari ibintu byarwo, rwumva ko rugomba kujya mu kabari gutwika? Abo wabagiriye ihe nama ki ukurikije experience y'imyaka 12 umaze mu kabari? Ikintu nabwira urubyiruko muri iki gihe turimo ni icyo gukora, ariko mu gukora nubwo muri ako kabari bakoramo cyangwa se bakora ibindi, cya mbere ni ugusenga. Kuko nanjye dusubiye inyuma, uriya mu mama nabyariye we ajya ambwira ati ibyo uzakora byose ujye usenga. Ariko Imana imbabare ntabwo nigeze mwumvira. Ikintu rero nabwira urubyiruko, mu kabari nta cyiza cyaho pe, nta cyiza cyaho. Ikindi nababwira muri iki gihe turimo ni icyo ko kwiragiza Imana yonyine. Tugezemo ni icyo kwiragiza Imana.
wajya mu rusengero wajya mu cyumba cyawe ariko ukavuga ati Mana mfasha kuko buriya iyo usenze Imana njye hari ikibazo nigize kugira ejo bundi umwana wanjye agiye guhabwa Eucharistie ariko napfukamye pe mu cyumba ndayisenga ndamubwira ati Mana mfasha iki kibazo mfite ubingiremo umfashe ariko nari mfite ikibazo cy'ibihumbi 50 mu gitondo ndabyuka nubwo ati nzajya mu rugo nta mafaranga mfite ariko hari ibyo nari nohereje nyine nagiye ngura nohereje umuntu arampamagara bamwita Theophile ari Butare arambwira ati ese uzajya mu rugo ryari ko wambwiye ko ufite ikirori cy'umwana arambwira ati nzagenda yampamagaye ari kuwa 3 nzagenda kuwa 5 anyereza 60,000 nari ndamushimira cyane kuri yarakoze arambwira ati iyo ni intwererano kandi mu by'ukuri Imana wari wayisabye 50,000 murumva mwa bantu mwe uburyo Imana ikora ibitangaza njye mbabwira nti nta kintu na kimwe wasaba Imana uyirambirijeho uyishikamijeho umutima ngo ikikwime kuko Imana ifite ibintu byinshi cyane twifuza rero tutiriwe tujya gushakira hehe muri utwo tubari muri iyo mihanda muri uko kwiba muri uko gutubura abagenzi bacu ukicara hamwe ugasaba Imana ukayibwira uti Imana ndi umwana we kandi mfite ikibazo iki n'iki ntekereza ko Imana itazi yaza kugikemura Diane rero ikintu rero nazibagirwa muri kano kazi hano haje umutipe pe yari mwiza twakundanye nk'icyumweru icyumweru kuko twakundanye yaje hano ku kazi ari ku cyumweru turakundana mu gitondo akajya anyohereza amafaranga njye kurya boyiro nimugoroba akambwira ati wariye mbese ukabona ko abirimo neza ariko nari mfite 62,000 kuri telefone 52 arampamagaye arambwira ati ese uriye ndamubwira ati ndi ku kazi yaje ku kazi arambwira ati ese wariye ndamubwira ati ntabwo ndarya ama 5,000 arambwira ati genda ugura inyama uzitogose nyine urye ngiye nkunda inyama zitogosheje ubwo mu kugenda ndahaha ndaza ku kazi ko dukora tubamo ariko icyo ushaka nyine kurya wowe wishakiye kurya urakirya wagura ifi wagura icyo ushaka mbese wowe urakigura ukakirira yego twicayemo hano kuri kino giti kiri imbere nibwo yambwiye ati wamaye ko nari namwiyumvishemo pe wamaye amayinite kuri momo namuhaye amayinite kumbi yabonye umubare wanjye w'ibanga amayinite ya 5 muhaye amayinite ya 5 we umubare wanjye w'ibanga arabonye ahita nyaka arambwira ati niza telefone nandike nimero z'umuntu kumbi yari ari kugira ate yari ari kwiyohereza amafaranga yose nibwo yayavanye icyo kintu nazibagirwa nicyo kintu cyambayeho mu buzima kuva nakora mu kazi nicyo kintu cyambayeho nazibagirwa yose arayiyoherereza yahise asohoka yitaba telefone ko gufata moto ahita agenda ikindi kintu cyambayeho nazibagirwa umugabo waje hano yambaye kositimu ambwira ati kutibera icyo uri gukora ahangaha waretse nkakujyana ahantu ngo mu mishinga ibintu byo gusenga nyine mu mushinga
nibwo namwibwiye araza nyine turaganira ndamwibwira arandika yandika arangije arambwira ati niza telefone yawe ati mpamagare umuntu nawe yahise ayijyana umuntu boyfriend wanjye yari yayinguriye yahise ayitwara yari yayinguriye yari yambwiye ko ayiguze 70 nayo yahise ayitwara n'ibyo ngibyo byambayeho nazibagirwa ntabarigeze baza ngo bagusambanye cyangwa n'iki nubwo bw'esikoro gusa nubwo bw'esikoro ubu se wowe wabaga mu kabari nta muntu wajya guha ko numva bari inshuti yanjye bari inshuti zanjye nyine atari ukwiyandarika bari inshuti zanjye kandi umuntu akampamagara ati nutse Nyamirambo nje kugusura ibyo pe ntabwo mbihakanye hanyuma akaza bikagenda gute tukabikora Diane ubu ufite nk'inshuti zingahe ziza mukaryamana babiri ni abasore cyangwa abapapa umwe ni umusore undi ni umupapa none se ariko umupapa we aza rimwe na rimwe ariko uwo ni umusore wundi hanyuma uwo mupapa si yaje aguha iki bigenda gute nyine yaje araza akambwira ati shaka iki nkamubwira iki ubundi ngewe nkunda sinzi niyo wangurira inkoko ntabwo nyikunda ariko ari inyama zitogosheje niyo yaba ari inkoko itogosheje nayirya ariko ibintu byo mu mavuta ntabwo mbikunda ariko bitogosheje akambwira ati icyo ushaka we baguhe yajya kugenda akampereza nka 30 ati uzagura imyenda cyangwa se uzasuke ariko nyine ubu ngubu ari hanze ahagana he muri Kenya none se Diane aza kugushaka aricyo kimuzanye cyangwa aza paragisida wenda iyo muhuye nibwo biba cyangwa se we ahaguruka aje kukwishakira ahaguruka aje kunyishakira arampamagara nyine niyo avuye muri Kenya njya kumva nkumva arampamagaye nguko ubu ngubu telefone yanjye bayibye ubundi yanyandikiraga nyine akambaza icyo nkeneye bivuze ngo aragukunda yego none se niki yaba agukundira kandi afite famiye afite umugore we afite abana be wowe niki yaba agukundira ntabwo nyizi ntacyo ajya akubwira ntabwo ajya abimbwira nta n'icyo ukeka nta n'icyo waba ukeka yenda nuko mwubaha Diane umaze kuba mukuru nta kintu na kimwe cyaba nta mpamvu nihe mpamvu ituma iyo avuye hanze akigera mu Rwanda ari we muntu wa mbere aza kureba mbere yo kureba umudamu we n'abana be niki yigeze kunganiriza turi mu cyumba anganiriza umukobwa yari yarakunze ariko ari imfubyi aza kumwiba amafaranga amwiba na mashini y'akazi gusa ngewe yaneze nk'inshuro 4 anega amafaranga anega n'amatelefone ariko ibyo ntabwo nabikoze agasohoka akagenda cyangwa akambwira ati genda ufate amafaranga mu kabati nkagenda nkafata yambwiye kandi yari menshi pe yabaga ari menshi ariko nta kintu na kimwe nigeze mukora mbwiye ngo ndamwiba wasanga yenda ari cyangwa wasanga ari byo ubwo yagukundiye kuri inyangamugayo ni byiza cyane ubunyangamugayo ni bwiza urumva ko kuba utaramwibye byaguhesheje umugisha wenda birashoboka ko azanakugira uwa kabiri ntabwo byo birimo nta sezerano mufitanye ry'uko azakurongora ukaba umugore wa kabiri ntabwo nabyemera kubera icyo utabyemera yego dusubiye inyuma gatoya byambaye kuko nabyaranye n'umupapa ufite abana ariko ntabwo nari mbizi ariko bitewe n'ukuntu nshaka kujya mu rusengero ntabwo umumama nshaka kwimukira ibyo byose urashaka kubivamo wawe ibyo ni byiza rwose reka dusoze rero urakoze cyane ngira ngo n'abandi kereka niba ari ijambo rya nyuma ufite wabwira bagenzi bawe bandi bari mu kabari
bumva ko bazakuramo umukiro? dusubiye inyuma nari navuze ati akabari nta cyiza nta keza k'akabari nta cyiza cy'akabari akabari ariko tugasohokeramo tukanywa unywa fanta n'abarokore bagasohokeramo ariko nkatwe rubyiruko muri iyi si tugezemo nta cyiza cyako buri wese nagiye gukorera ahantu bita kwa Gakire ku Gisozi aho naho ni mu kabari ariko muri uwo munsi magera nk'abantu nka 50 bari banyemereye urukundo ko nacyuye tipu y'ibihumbi 20 niba ari 20 kuko ubu ngo kwa runaka ngo bahazanye umukobwa nkumva natambuka ngo uriya ni umukobwa ni mushyashya ngo ni karibu ariko ntabwo baba bagukunze baba bafite icyo bashaka. Baba bashaka iki? Bashaka kugusambanya nta kindi ariko nta cyiza cy'akabari ku rubyiruko pe nta cyiza cy'akabari icyo kintu mbabwiye niyo namubagiriye. Murakoze rero inshuti zagira Icyizere TV duhagarikiye ahangaha naho ubutaha ariko ntimukibagirwe gukora subscribe, like, share na comment. Mwabantu mwe rwose ndabakunda.